reka tubarangira umuti mureke gupfurupfurwa nabi mureke kubura uburyo ibyo bintu ruvuga ngo ndabikamuza inzoga ngo zajya nkanywera mu nzu mite ndyama mwabagabo mwe mwabaririmbye mwe mwabantu babanya kandi cyabaza bakuzura umwuka we ibibura buryo kikuzurana n'umwuka wera kibura buryo kikuvugana mu ndimi cyaka nyweye gifite n'amashagaga ahubwo arazamuka kugira ngo utamuvumbura akajya agucinyangiza ngo utamuvumbura gasanga umukobwa ni mwiza abereye urugo ariko mu mutima we harimo ubugoryi izo ni karagiteri z'ibibura buryo ugasanga mu mutima we nubwo ari mwiza afite inzobe nziza ateye neza asa neza yiza avuka mu muryango mwiza ariko mu mutima we harimo ubugoryi Imana kurinda abantu b'ibigoryi nka Naboti. Reka ngushimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano kuri Evangeliste Mama Lionel. Imana y'amahoro iguha umugisha ikwishimire. Nanone rero tugarutse kuri mikoro za Evangeliste Mama Lionel kugira ngo tuvuge inkuru nziza y'agakiza k'umwami Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibaha umugisha, yishimira abantu batuye Iburengerazuba, yishimire ariko nkunda guhera Iburengerazuba niba ariko ari uko ariko wabigarurira. Nimba utarizeyo uvukayo. Yamvukayo ntago nakwihakana kuvuka. Nabyo ni byiza ijya gutera uburezera bw'ibanze. Nta kamera nimwe cyase nta caro nimwe nahagarara ngo ntahera Iburengerazuba ngiye gusuza abantu. Ngahita nkurikiza Iburasirazuba iyo madama avuka. Vugira ngo amen. Amen. Ubwo uzajya witukurikiza amajyepfo nituba twakoranye kubera ko amajyepfo ariyo mvukamo. None dusubije abantu bari mu majyepfo Imana icyane cyane kibabara. Kibabara nukuraho mvuka aho mama Margarita. Dusuje abantu rero bari mu majyaruguru namwe ntago twabarenze ingohe by'umwihariko abantu bari mu mujyi wa Kigali baturanye na Mama Lionel aho atuye bahita mu mujyi rwagati aho bita Kabuye mu mudugudu w'amasangano suhuje abaturanyi banje. Imana y'amahoro ibaho umugisha nanjye nsuje abantu bose bari hafi ya Nyabugogo. Nge nagiye gutura hafi yaho nzajye mbonera imodoka vuba. Ubutaha nzajya mwaziranche zigana za Kimironko kugira ngo ngiye ku kibuga cy'indege bitangoye. Ujye ugera i Kanombe bitakugoye. Iryo naryo niyerekwa. Nsuje kandi abantu rwose pe badukunda bari mu Burasirazuba, mu Burengerazuba, ni mu Burasirazuba yego bw'u Rwanda aribo bari muri Kenya, Tanzania yego abo bantu turabasuje Imana y'amahoro ibaha umugisha cyane. Dusuje abantu bari mu majyaruguru za Uganda gukomeza ukagera muri Djibouti. Dusuje abantu bari Burengerazuba muri Kongo gukomeza ukagera muri Sierra Leone. Dusuje abantu bari mu majyepfo Burundi gukomeza South Africa. Dusuje kandi noneho nabandi bo mu ntara ya Gataratu baba diaspora. Mwese Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bishimire. Twishimiye kubana namwe hano kuri Evangeliste Mama Lionel. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Muraho neza mubyeyi. Muracyabaho nugera ku ba diaspora ujye batindaho. Aba ni abantu Imana yavuzeho. Igende babwira ko izabaho umwero w'igihugu. Kabaha n'inzabibu zawo cyo kandi nabantu baha agaciro abo basize. Nabantu nagiriyeho umugisha nari mbasuje by'umwihariko abari muri Canada wo bitatiti ndamusuhuje. Imana imuha umugisha cyane. Yafashe umwanzuro ko azajya nkurikira kanankurikirana. Imana imuha umugisha. Ndasuhuza n'abari iruhande rwa muri Canada ba Desire na madamu we ndabasuhuje cyane. Suhuje abari hirya ho gake muri Amerika ndabasuhuje. Imana ibaha umugisha. Cyabajyanye muri kugikora neza. Imana ibaha umugisha. Ako kara akantu k'umwihariko. Arine rero we mba numva namuvuga hagati imfura cyane umubyeyi w'imfura muri Nairobi. Ubundi nubwo mbivuga ntabikunda ajya bimbuza ariko nshiduka mbivuze. Rero ni nka kwa kundi Yesu yavuze ngo genda ngo uceceke ntubivuge. Arangije agenda bivuga umuhanda wose ati muye n'umukiza. Hari abantu badukoze ku mutima bazajya bihangana tubavuge kandi nawe jya ukora ibintu ngo mbwire aba bantu bose ko
iyo tuvuze abantu nuko bashima kandi dukunda gushima abantu bakiriho. Ikindi iyo hari igihe tubavuga abantu bamwe bati murakabya ko no kugira abantu bigirwamana mujye mukora ibintu bituma tubavuga. Buri impamvu aba bantu bo muri bibira tubavuga bahora baturyohera ni ibikorwa bakoze bitazibagirana. Nifuriza rero abantu badukurikiye ko bazajya bakora ibikorwa bitibagirana mu maso mu mitekerereze yacu bituma tubavuga. Imana ibaha umugisha rero ndabasuhuje cyane. Hari umumama witwa Rosine witeka haye dekorasiyo mu musatsi afite agatsiko k'imvi kamubereye nawe aragakunda. Ndamusuhuje Rosine. Imana imuha umugisha. Umumama ugira roho nziza cyane useka igitwenge nk'umunyamwuka. Ubundi namaze kumenya ko hari n'ibitwenge byo mu mwuka kandi ibitwenge byo mu mwuka bibaho. Ikibazo ntangiye kubwiriza kare. Ibi bitwenge byo mu mwuka byarabaye hakurya y'inyanja ngo Mose na Miriam ngo bakajya baririmba banaseka. Ibitwenge byo mu mwuka bibaho. Umuntu rero abantu rero mu nkurikirana buri gihe mbasabiye ibitwenge byo mu mwuka, mbasabiye n'ibyishimo kuko ibyishimo n'ibitwenge biratandukana. Ushobora guseka umunsi ejo ukarira ariko mbasabiye ibyishimo byo bihoraho. Ibyo bintu ndabibasabiye mu izina rya Yesu abantu bankurikira kandi nanabashimira cyane umwanya bafata cyane bankurikirana. Aba diaspora bagira umwanya muke ariko mu mwanya muke ntangazwa nuko aribo bantu bankurikira cyane. Imana ibaha umugisha karakanya ko kubashimira. Imana y'amahoro ibishimire kandi ibahe gutura mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha ibagabije mwakanagijeho ubutaka kikabicyanyu. Mama rero uyu munsi ndifuza kugusengera kugira ngo utangire ikiganiro kandi uze kubikunda. Abadukurikiye niba mwari mwifuza ko Mama Leonel ari buze gusenga arasenga soje kugira ngo aze kubasengera isengesho ry'imbaraga. Ntabwo nzi ikiganiro wateguye uyu munsi ndagira ngo uze kuba nawe twagusabiye imbaraga. Mana data mu izina rya Yesu Kristo turagushimye ko uri data wa twese mwiza. Tugushimiye imbaraga zawe ugira ukazihabera bagukunda. Tugushimiye ko waduhaye mwuka wera nk'umujyanama n'umurinzi w'ubugingo bwacu ndetse n'ibyacu n'abacu. Mana aba bantu tuvuze reka wongere data wa twese ubasange kandi ubagirire neza. Wongere ubuzuze mwuka wera wawe. Wongere ubahe ku mpano y'urukundo bongererwe. Bongere ubahe kubitungwa ndetse n'ubutunzi bw'iyi si kuko babukeneye. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndagura abantu bawe kubw'ijambo ryawe nkuko ribivuga. Reka abantu bawe baguke bamaze kwaguka Uwiteka. Reka nsengere asanzwe Uwiteka waramuhamagaye ariko nyemerera muvugeho gakeya. Ndasengera umujakazi wawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndamusengeye kubw'impano n'amavuta agira. Reka data wa twese bikomerezwe mu biganza byawe. Reka mwami Imana amavuta we yarinde imijugujugu. Amavuta we yarinde inshishi. Mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo Uwiteka imbaraga zawe zimumanukeho kandi zimubeho. Wigeze ujya muri Yorodani ngo nuko mwuka akuzaho ameze nk'inuma. Reka Uwiteka nawe akivuga abe nk'uri mu Yorodani maze mwuka wera mutindeho. Ibyaza kuvuga reka bihinguranye mu mitima y'ababyumva bibi impamba n'urwego mu izina rya Yesu Kristo maze bibakize. Reka iri jambo buri muntu wese rigenewe azarireba n'ibyishimo n'urukundo maze Uwiteka bimubere nk'umuti ukiza urugumo rwe amaranye igihe kirekire mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Yesu mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu duhamagaye impano z'umwuka wera kuri we, duhamagaye ibyiringiro kuri we, duhamagaye wa mutima akunze kugira buri munsi ahorana wo guca bugufi ndetse data wa twese no gukorera no gukorana n'umwuka wera maze abamusanga bakamuruhukiraho. Reka yongererwe amavuta yabyo kandi yongererwe umugisha kuri we. Haleluya. Uri Imana rero igira neza. Twavuga byinshi turi imbere y'ubwiza bwawe tuvuze umujakazi wawe bwakwira bugaca kubw'impundu zivugirwa kugushima ibikorwa byiza agira kandi n'ababyeyi n'abana batoya babihamya bakavuga ngo
uwera warakoze gutanga amamariyoneri kugira ngo afashe yigishe acyahe yirukane mu izina rya Yesu. Reka data twemere kino kiganiro gitangizwe n'imbaraga z'umwuka wera, kandi nikigera ku musozo tugiye gucumbika kuko ntago turaba dushoje ahubwo turaducumbitse. Uze data wa twese kwiyubahisha, ni mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga, amen. Mama Rene uraho neza nanone? Uraho urakoze cyane, sengesho riryoshye. Naringiye kuzamuka mu kindi gice numva wapi ndavuga ngo reka ndekeraho abantu bataza kumva yuko nawe wabaye umuvugabutumwa. ubundi kirazira kikaziririzwa iyo watumiye umutumirwa umutunga wa mikoro ukagenda umubaza ibibazo ntunamufashe no kubisobanukirwa, nyine ahubwo ukamutega imitego kugira ngo abadukurikiye n'abazabikurikira ibyo bintu bazumve yuko bazumva ubwenge bw'umutumirwa. Ariko biratangaje cyane aho usoma ijambo nanjye ngafashwa ahubwo nkakufasha. Ni umunyamakuru w'umunyamwuga. Imana igituba hafi kandi kugira ngo bijye muri ntacyo nitujya mu biganiro mpaka uzakoresha iyo mpano yo gutega imitego no kubariza abadukurikiye. Ariko ndashaka kuzakoresha ikiganiro na Marionere hano kuri Evangeliste mu Marionere. Nta kibazo, ukabariza rubanda. Abantu nabonye basigaye batukana bagatukana mu buryo butari bwiza. Ndashaka kuzakoresha ikiganiro, hari n'igihe cyane abavuba ndashaka kukigukoresha. Icyo kiganiro kambatera amatsiko kizaba cyitwa Marionere bakubona bate. Mu byo bakubonaho hari imyambarire, hari imivugire, hari ukuseka, hari ukureba abantu, hari ibyo uhamya yuko mwuka wera akukoresha. Ibyo bintu byose abazadukurikira n'abadukurikira mu ruko mbaye ko twategura ibintu byiza. Ni ukuri ndi tayari, wa mugani muri bakubona bate, nditeguye. Marionere tuguhaye ikaze na karibu kabiri. Yego urakoze cyane, ndishimye cyane uyu mwanya ndifuza kuganiriza abantu bankurikira ndetse bakanankurikirana ijambo riri ku mutima, umwuka yashyize ku mutima. Riri mu Migani igice cya 6 turahera ku murongo wa 12. Yego duhere ku murongo wa 12 dusome. Haravuga ngo umuntu w'ikiburaburyo, umuntu w'inkozi y'ibibi niwe ugendana umunwa ugoreka, akicirana amaso akavugisha ibirenge, agacisha amarenga intoki ze. Umutima we urimo ubugoryi, ahorana imigambi yo gukora ibibi, akabiba ibiteranya. Umuntu w'ikiburaburyo afite ibintu byinshi bibi we. Umurongo wa 15, nicyo gituma amakuba ye azamutungura, azavunika vuba kandi ntazungwa. Hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira nibi: amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma, nuteranya abavandimwe. Umva ibintu byose 7 Imana yanga. Noneho ngo mwana wanjye, komeza icyo se wagutegetse kandi we kureka icyo nyoko yakwigishije. Uhora ubikomeje ku mutima wawe, byambare mu ijosi. Nugenda bizakuyobora, nujya kuryama bizakurinda, kandi nukanguka bizakubwiriza. Nayo magambo tugiye kuganira, ariko moteri y'ijambo ni rivuga ku kiburaburyo. Sinari nzi ko riba muri Bibiliya. Kera najyaga numva mu cyaro hari umuntu wakundaga kuntuka simuvuze ngo genda wa kiburaburyo. Ariko hari abantu bazi gutukana, ariko nasanze na Bibiliya ivuga kuri abo bantu ibibaranga. Kibazo nuko abantu babitukanaga batazi ibiranga bene uwo muntu. Aha rero iri jambo rivuga ngo umuntu w'ikiburaburyo, ubundi umuntu w'ikiburaburyo
umuntu ukibura buryo ni muntu ukireka tumuvugeho. Hari n'igihe nawe nkurikira waba uri ikibura buryo. Hari umuntu yarutse kumbwira ati mama none uradusetsa ati kandi ukadusetsa urimo uvuga amagambo akomeye. Nanjye hari igihe yabinsetsa pe. Ati amagambo urimo uvuga amagambo akomeye kandi ukayasekamo. Ati rero nukuri ati courage nukuri nanjye ubwanjye mama Lionel uretse Uwiteka Nyiringabo nanjye nanga umuntu w'ikibura buryo. Umuntu w'ikibura buryo rero Bibiliya yavuze ibintu bimuranga ariko reka tunamuvugeho. Uzi ko hari n'umuntu uba mu muryango akaba ikibura buryo ntashobotse umwanya umwe arashobotse minota 5 arashobotse minota 10 ntashobotse ashoboka iminota mike akagorana iminota myinshi. Iburyo ntumubona ibumoso ntumubona. Nurumva niki yabuze uburyo nikibura buryo. Mu mashi ntumubona no mu mudiho ntumubona. Mu gusenga ntumubona mu kuririmba ntumubona. Mu gukizwa mu gakiza ntumubona no mu ntege nke ntumubona. Mu barokore ntumubona mu bapagani ntumubona. Uba ari ikibura buryo. Uyu muntu rero ndashaka ko tumuvugaho w'ikibura buryo. Mu bapagani ntagaragaramo mu bakirisitu ntagaragaramo. Mu rusengero ntagaragaramo mu nama ntagaragaramo. Mu muganda ntagaragaramo no mu nama w'umudugudu ntagaragaremo. Uyu muntu si ikibura buryo. Ari muri korari yaranditse yandika hari ukuntu batangira bandika urupapuro ngo kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana. Kandi hari n'amagambo azakora kubibura buryo. Ngo leta rikizi nizi ngo impamvu yo kubandikira ngo kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana. Ngo nifuje ngo kuza gukorana namwe umurimo. Naho yanditse ngo nka mwene so munyakire kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana. Hasi ntashyizeho ko ari ikibura buryo kandi mwakiri ikibura buryo. Iki kibura buryo kigeze mu murimo w'Imana muri korari reka mpavuge. Uyu muntu ageze muri korari mu bacuranzi nturi mu mubonemo. Mu bantu bafite ijwi ryiza nturi mu mubonemo. Nareka kugira ijwi ryiza mubonene na morale muri korari ku buryo uvuga uti nubwo nta muhogo ariko kuri ritime kuri danse vraiment naho tabumbura kanwa iriya danse sava. Danse ni munanirese nibagera ku ikofe bati tugiye kugura korari uniform avuga ati 5 n'abanje. Nibimunanirese byibuze bageraho bavuga bati imodoka ipfiriye aha kandi aho tugiye gukora concert n'uruguru aha ibyuma ni ku mutwe nabyo ntabikoze. Uyu muntu mu masengesho ya korari ntabonetse. Nikira uyu muntu mu nama ya korari nta gitekerezo agira niyo kigize ni ikici by'abandi. Uyu muntu si ikibura buryo. Bibiliya yavuze ngo nanga n'Imana yo mu ijuru ivuze ngo nanga umuntu w'ikibura buryo ndamwanga. Nanga umuntu w'ikibura buryo. Erega Imana irigira urwango ikagira n'urukundo igakiza ikanica ibintu byose irabishoboye. Ariko iki kibura buryo cyancanze aricyo nshaka ko tuganira amasaha nimba nankurikiranye uri ikibura buryo turasonza tugusengera ugire bwasi ugira umurongo turasoza tugusengera. Hari umuntu w'ikibura buryo rero ari n'imyuka afite yarabirozwe cyane umuroza akakubuza uburyo nawe atari wowe. Ariko hari n'umuntu w'ikibura buryo ameze nkaho nawe afite gahunda yo kubuza abantu uburyo. Nzabahagama se ko nzabahagama tengeye mu murimo w'Imana ariko ibigabo birimo nzabihagama. Akaza mu murimo w'Imana aje kugusha abagabo barimo cyo kikamuzana. Uwo muntu Imana iramwanga ni ikibura buryo. Tugiye kugira noneho rero niba winjiye aho
hari ibindi biburaburyo mu Mariyone nabonye ugasanga ikigabo cy'ikiburaburyo n'ikigore cy'ikiburaburyo bigiye ngo bigiye gusenga bikirirwa ahantu biri gusenga byonyine byicaranye ari bibiri ni ibiburaburyo nimwumva tuvugisha iyo to batubabarire Bibiliya yavuze ko ari ibiburaburyo ni gute ujyana n'umugore w'abandi cyangwa se n'umugabo w'abandi mukajyana iyo kamwitiyo mukabiyo iyo muri gobyori ngo mugiye gusenga ngo mufite ibyifuzo ngo mugiye mu izina rya Yesu hari n'ibintu byatera no mwako muri babiri umugabo si uwawe umugore si uwawe mugiye ahantu muri itsimbye mugiye kwirirwaho kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ariko izo mbaraga bazikura izo mbaraga bazikura ariko tujya tuvugisha no bazikura muri kambuca izi mbaraga si ziva muri Bibiliya izi mbaraga ntabwo ari iziva mu irivuga ngo mwere imbuto zikwiriye abihannye ni iziva muri twa tuntu munywera mu cyumba ubu ngo basigaye batunywa ngo batazabura ubwenge ngo bamaze kugira ibiro byinshi ngo ni ngombwa ngo gafasha kubinure ariko mitwe y'ibiburaburyo we nanga umuntu w'ikiburaburyo ntiweruye ngo ugende ukanywera mu kabari ahubwo urava kurepeta ukakanywera imbere y'igitanda ubwo nturi ikiburaburyo ngo uri gukamura ngo binure se wagiye muri siporo wanyweye amazi se arimo gikukuru kwikamura ibinure ashushe reka tubarangire umuti mureke gupfa rwa nabi mureke kubura uburyo ibyo bintu uruvuga ngo ndabikamuza inzoga ngo zajya nkanywera mu nzu mpite ndyama mwabagabo mwe mwabaririmbye mwe mwabantu babanya kandi cyabaza bakuzura umwuka we ibiburaburyo kikuzurana n'umwuka wera kiburaburyo kikuvugana mu ndimi cyakanyweye gifite n'amashagaga ahubwo arazamuka kugira ngo utamuvumbura akajya agucinyangiza ngo utamuvumbura biburaburyo bizi ko ikiperereza aterana hereru ikaba yagera mu midugudu nk'ingahe ibiburaburyo birakaze nanga umuntu w'ikiburaburyo ndamwanga niko Bibiliya ivuga rero abantu badukurikiye hari igihe n'ibi biburaburyo bishakana ugasanga ikiburaburyo cyashatse ikindi kiburaburyo uru rugo rw'ibiburaburyo uru rugo rw'ibiburaburyo rero narwo reka turufashe winjiye mu rugo uri umudamu ntukora ntunera uruvuga uti birananiye urasa n'umukozi nturi umukozi uri ikiburaburyo ntushobotse uyu munsi ntushobotse ejo urashobotse nagiye nagarutse ndabona bitakunda ndabona byakunda ibintu byitwa kuba ikiburaburyo umugabo ati ndabona nkurikije uko nabikekaga siko mbibonye abantu bibibura ugasanga no mu rugo umuntu ni ikiburaburyo uragera muri saro ukoberwa nimba ari saro y'umumama wagera kuri style umugabo yambaye ukabona ntuzi ibyo ari byo umwe aracaha undi agacaha urinjira no mu rugo rwabo ukayoberwa ibyo ari byo baba ari busy utari muri telefone undi aba ari muri televiziyo donc iyo ugeze no mu rugo rw'ikiburaburyo unahatinze wahava ugize stress ubu hari ngo tutakicaramo n'iminota 30 uhagera ukavuga se aha ni mu barokoreye mu bapagani umva wacyo nazo umva ese mbega ni nka Semikizi n'umugore we kibaza ni ingaruka z'uko ari ibiburaburyo dore rero kugira gutya ngo ukunze umukobwa w'ikiburaburyo nta kijijwe ntaguye nta yego nta oya uramupropoje ndacyabyigaho ejo nzaguha igisubizo ndacyabyigaho umwaka ugashira uyu munsi yakijijwe yagiye aha hari n'ibiburaburyo bibyirirwa byirukanka mu nsengero nta adresse uyu munsi ndajya haniho numva hari kumfasha ejo hano hari amatiku ngiye aha kuryo mu mwaka bafite nk'amadini 10 ye ni ikiburaburyo kubona umuntu mu mwaka abagize nk'amadini 10 hamwe hajya bamuvuga nabi ati najya n'ahandi kandi areranje akajya muri amacaca wowe n'ibiburaburyo n'ubundi biburaburyo ahantu hose byaratatse ntabwo biri mu cyaro gusa no mu mujyi birahari ntabwo biri mu ntebe z'inyuma gusa no mu ntebe z'imbere birahari byakwanga ahangaha kuko ananiranye ari ikiburaburyo ati najya n'ahandi akabagiye ahandi
hari abajya bantelefona ngo mama Leone ngo ngiye ngo nari mu itorero ngo ariko ngo ndabona batanyitaho ngo nari nzi ko bazanyicaza ku gatuti ngo nkajya nicara muri VIP ngo kandi ntange cya 10 cyinshi ngo none ngo wampuje ngo na wa mu pasteur ngo muziranye ngo nkajya kumubera umukirisitu. Umva ibibura buryo. None se iby'Imana barabigura cyangwa Imana iratoranya? Umva byaranyobeye. Bagahini baramubwiye ngo nukora ibyiza ntuzemera. Yego se nukora ibyiza ntuzemerwa. Nese ubundi kuki ushaka ko bakwemera ucuruza ibikorwa byawe? Ubundi uri mwimukagurishwa ry'amaturo, uri mwimukagurishwa ry'ibyacumuye, uri mwimurikagurishwa ry'ibyo ufashisha. Ubundi ikibura buryo ntigitana n'ibyo, aburana n'ibyo yatanze. Siko hari igihe ikibura buryo kiburana amafaranga cyatanze iyo kigiye kugenda. Kibura buryo kibonyande kijyo. Kitangira kuburana kikavuga kiti jewe ndumva nahava hangaha ariko nasize ntanze amafaranga muri korari ntangaya mu itorero ntangaya murampa yanjye nabatanze waya muma yanjye ndagiye. Niyo mpamvu bibiri ngo nanga umuntu w'ikibura buryo. Ibibura buryo birangwa nabene ibyo bintu. Sanga umuntu amaze imyaka 10 mu itorero iranahenze 10 saba mu itorero nta mumaro w'amari itorero ntawo yimariye nta byera ngo de nta gutera imbere nta kwaguka ameze nk'utazi yava n'utazi yajya ni ikibura buryo. Uyu muntu rero Bibiliya yamuvuzeho kwimwanga iramwanga pe uyu muntu w'ikibura buryo ngo ni umuntu w'inkozi bibi mu bintu muranga ni inkozi bibi. Ibibura buryo bikunda gukora ibibi. Donc iminsi ye myinshi abakora ibibi. Niyo akoze ikintu cyiza amera nk'ucitswe. Amera nk'umuntu ucitswe. Ariko Bibiliya yavuze ngo umuntu w'ikibura buryo mu bintu bimuranga ngo ni inkozi y'ibibi kandi ngo ni ugendana umunwa ugoreka. Umunwa uragoreka. Agira ibintu bigoramye. Agira umuntu agoreka ibintu uko ibintu bikwiye kumvikana siko abivuga arabigoreka. Donc uko ibintu byavuzwe nuko ibintu byasohotse we arabigoreka agira umwuka wo kugoreka ntajya avuga ibintu nkuko byavuzwe. Ubu nubona amagambo turimo tuvuga ubu ikibura buryo kiri gutegura uburyo kiri buyagoreka. Ubu nubona uko nguko twivugiye ibya Bibiliya ubu ikibura buryo kibangiriye amatwi uburyo kiri bugoreke kikaza kuvuga ibintu binyuranye n'ibyo twashatse kuvuga. Donc mu bintu biranga ikibura buryo harimo no kugoreka amagambo abantu b'Imana bavuga ngo kukigira umunwa ugoreka umunwa ugoramye. Aba bantu rero bibibura buryo Bibiliya yavuze ngo nanga umuntu w'ikibura buryo yitegura kugira umunwa ugoreka. Hari abantu bagiye guteranya bavuga ati twumvise avuga amagambo yo gutuka Mose n'Imana bagoreka ibintu bagoreka ukuri. Aba bantu bakunda no kugoreka ukuri ni babandi usanga n'amagambo bayagoretse y'Imana. Imana yavushatse kuvuga gutya wowe urabigoretse tisuku yashatse kuvuga. Donc ukabigoreka. Mubimwe mu bintu biranga ikibura buryo bigira umunwa ugoreka. Ugoreka ibyo twavuze. Twaje iburyo akatujyana ibumoso. Twavuga ko twavuze ikibura buryo ati baratukana barabadamu nabashize ibisone tibera abadamu bo kuri kamera bigize gute. Nukuri ne Bibiliya. Ba mukaseta kwa bo ngabo basecyaro na nyiracyaro. Aba mama nyirantuza abo ngabo nubundi basanzwe bifite umwuka wo gutukana babuze aho batukanira. Kwakwivugira ijambo ry'Imana ni kwa kunda ariko burya dukubisubiye mu gihuru tuba tuzi ikintu kiri buvumbukemo. Ubundi iyo twaritaye mu gihuru gutya tukarikubita mu mutwe w'ikibura buryo kitubwira kuri cyo. Ikitubwira ko twakocoye mu cyico nuko tumubona muri commentaire amagambo y'ibibura buryo. Nanga umuntu w'ikibura buryo uwo muntu arangwa n'amagambo agoreka. Hanyuma ngo akicirana amaso akavugisha ibirenge. Ari mwabona incakura igira gutya kugira ngo akuvugisha akakwicira ijisho. Nigeze kubona aka video kamwe kacicikanye kumugeni wicaranye n'umugabo we bakoze ubukwe ariko hirya mu batashye ubukwe hakabamo umutipe
bikundaniraga bari basanzwe kwaje noneho yibagirwa ko ari umugeni wakoranye ubukwe n'undi muntu ngo yenjoyinga ubukwe bwe akajya yicirana amaso na wa wundi barabigaragaje ku video karasirikiriye ukajya ubona arimo aramwicira ijisho nyine undi akajya amwereka ati hangane nyine nk'abambwa ati hangane nyine uyu ni ikiburaburyo tusuka n'agatebo ku ipero nanga umuntu we Mana izakurinde inshuti z'ibiburaburyo zakurinde sheri w'ikiburaburyo zakurinde umugore w'ikiburaburyo zakurinde umugabo w'ikiburaburyo zakurinde umubosi w'ikiburaburyo zakurinde guturana n'ikiburaburyo izarinde umwana wawe kwigishwa n'ikiburaburyo izakurinde kujya kwa muganga ngo wakirwa n'umuganga w'ikiburaburyo izakurinde guhura mu muhanda n'abantu b'ibiburaburyo uyu mwaka nkomoroyeho ibiburaburyo mu izina rya Yesu Kristo hanyuma umurongo wa 14 ngo uyu muntu umutima we uri mu bugoryi kandi uyu muntu ashaka kuba yarinize kaminuza ariko akaba afite umutima uri mu bugoryi mu mutwe akaba harimo imibare mu mutima harimo bugoryi ndababaye gihari n'amagambo nsoma nk'ababara gasanga umuntu arangije doctora na PhD ku manota ye meza ariko mu mutima we harimo bugoryi gasanga umukobwa ni mwiza abereye urugo ariko mu mutima we harimo bugoryi izo ni karagiteri z'ibiburaburyo ugasanga mu mutima we nubwo ari mwiza afite inzobe nziza ateye neza asa neza yiza avuka mu muryango mwiza ariko mu mutima we harimo bugoryi Imana kurinda abantu b'ibigoryi nka Naboti Imana kurinda aba bantu bibiri yivuze yanga ngo umutima we ngurimo bugoryi ahorana imigambi yo gukora ibibi akabibi biteranya donc muri bija y'umunsi n'umugambi w'ibibi n'umugambi w'ibibi ndatera comment isebye umuntu kandi nta cyo kumusebye gihari yego si ikibazo ni hehe se ndabona umugore w'indari kwa tukajyana mu gusenga aho abantu batatubona nitugerayo aho gusenga ducira imigambi yo kuryamana ni hehe se ndakura umugabo w'ikigoryi akankurikiza amaso nkamwica umutima nuko nyine nkamurangiza kaba wakora impanuka ukurikiye amaso yawe arimo bugoryi umutima wawe uzuyemo bugoryi uhorana imigambi abandi bari muri bije y'iterambere dushoya ya twakunguka ya tudepoje muri banki bakatuguriza twatera imbere ariko gahorana imigambi yo gukora ibibi nzamwica ubukwe bwe nzabwica namenye ko bazamwerekana ngiye guhimba amagambo y'ibinyoma gahorana imigambi y'ubugome gahorana imigambi y'ibibi gahorana imigambi yo kugira nabi ibi ni bimwe biranga umuntu w'ikiburaburyo uhora ubibi biteranya ibiteranya ubu hari ingo zibanye nabi kubera abantu bazica inyuma bakaziteranya ubu hari ingo zenda gusenyuka kubera ko zagize inshuti y'ikiburaburyo ubu hari ingo basama inda buri mwaka zivamo akaba amaze imyaka 5 mu rugo atarabyara kandi ndazihora zivamo kuko bagize inshuti y'ikiburaburyo ihorana imigambi mibi nanga umuntu w'ikiburaburyo ihorana imigambi mibi Imana irinda aba bantu badukurikiranye ndabasabiye mu mutima mbikuye kandi ku mutima kanwa kanjye karabyatuye umuntu wese udukurikirana Imana imurinde inshuti zihorana imigambi mibi ku buzima bwawe umuntu uhora agambirira kumva utagera ku cyo wagezeho ariko uzakigeraho byanga ukunda muririmbyi niwe wavuze ngo nzagera ku cyo yavuze nzagera naho yambwiye kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere ariko nubwo iba yabitubwiye tugira ibi biburaburyo bigenda biducomokoramo izindi mbaraga wajya kugera ku cy'Imana yavuze kiburaburyo kikaba kiguhaye uburozi
ugeze no kubyo yakubwiye waranegekaye kubera ko ikibura buryo hari igihe ibibura buryo bikwinjiza mu masezerano winjira mu masezerano yawe ariko ibibura buryo byarakwangije hari ibibura buryo byagiye bidutemagura mu ntambara bituma tuba aya masaha turi mu ma etaje yacu ariko dufite umumuga hari ibibura buryo byagiye bitemagura abantu amaguru ubu umuntu akaba atwarwa n'umushoferi yagakwiye kwitwara mu masezerano ye nibi bibura buryo hari igihe bituma amasezerano yacu aba arimo akantu k'inkomyi ariko icyo nkundira Imana kanga agasohora ariko Imana igasigaye ihangana n'aba bantu b'ibibura buryo ikibura buryo gishobora gutuma wiga amashuri yawe nabi wari kwiga imyaka 4 ikibura buryo kikarambikamo indibiri y'ubukererwe biradukerereza munyarwanda aravuze ngo nutakwambara gukerereza uyu mwaka kibura buryo kikaba cyaroza umwaka mukabura minerivare ugasuspanda ukongera ejo bundi ugasazira mu ishuri utarabuze ubwenge naho wahuye n'imbaraga z'ibi bibura buryo zihorana imigambi mibi ku buzima bwawe ariko aya masaha imbaraga zisumba byose zimanukira guhangana n'abantu bafite imigambi mibi ku buzima bwawe. Amen, amen, amen. Haleluya. Amen. Ariko nanjye nango umuntu w'ikibura buryo. Umva ko Bibiliya yakivuzeho. Ikibura buryo ndicyo ndi kuvuga. Uzi kwibi bibura buryo Imana ibirwara inzika. Haleluya. Uzi ko Imana iramuka yumva yabirwaye. Hari ukuntu ibirwara, hari ukuntu bishotora ikabirwara. Umva ko birivuga ku murongo wa 15. Nicyo gituma amakuba ye azamutungura, azavunika vuba kandi ntazungwa. Donc amakuba ye ahantu abantu bankurikiye bahumve nicyo gituma amakuba ye ibi bibura buryo bifite amakuba. Aya makuba byatura ku bandi na yabyo na Satani. Nuko ngo aya makuba yabyo iri jambo abantu maryumve we Mana nyiringabo we biravuze ngo cyo gituma amakuba ye. Iki amakuba ye y'icyo kibura buryo burya bigira n'amakuba sha bifite amaturuwari babibikamo amakuba biduteza. Ariko aya makuba biduteza hari jambo nasomye ahantu ku rukuta rw'umuntu ngo ibyo unyifuriza Imana gukubire karindwi. Hari abantu nabo bazi kuvuga akagupyonderamo kandi ari jambo yandikiye ku rukuta rw'inzu ye ngo icyo nyifuriza Imana gukubire karindwi akanabikira kuri status ugakubitana naryo icyo nyifuriza kandi ko ugasanga hari ikintu mwifuriza none uvuga ukuntu Bibiliya iteye kashe ngo nicyo gituma amakuba ye. Haleluya. Azamutungura nawe ngo akavunagurika ariko ngo ntazanungwa. Wabonye umuntu uvunagurika ntiyungwe? Akavunagurika ntiyungwe. Donc Imana ifite uburyo ibirwara ikavuga iti ndumva ndwaye, ndumva Uwiteka nyiringabo, ndumva ndwaye inzika y'uyu muntu w'ikibura buryo ufite izi karagiteri zo kugirira abantu banjye nabi. Ndumva Uwiteka ndaramutse. Ari igihe Imana iramuka natwe kandi ari igihe turamuka. Ubundi ari igihe uramuka wumva hari agakoryo hari agatendo uri bukora. Munsi yari yararamutse, umunsi umwe yari yararamutse avuga ati ndumva hari agatendo nza gukora ariko ndagakora. Ati ndara agatendo nza gukora kandi hagararira hano mu muhanda. Yene nihagarara hano mu muhanda ndahagarara mu mayira abiri. Hari agatendo ushaka gukora ndi kumva imirindi y'abantu barimo bashaka kujya kuraguza ikigirwa Mana kandi mu Isiraheli hari Imana. Rero hari agatendo ndi bukore kakazandikwa nako bakajya bakavuga abagore bamama Leonera aho bazazira kajya bavuga aka gatendo kuko nabo hari utundi bazakora dusa natwo. Amina. Erengo kubitana n'abantu bagiye kuraguza ati bitebasha muhagarara mugiye ati tugiye kuraguza. Mugiye kuraguza ikize ati ikigirwa Mana Beelzebub. Bataderi ati kagira inkuru. None se mu byaje biti ubundi diro yatangiye mama amakuru yuzuye imvaho tidira rero kuno yatangiye umwami ararwarenda gupfa ararebye abona kugira ngo akira ruko tujya kumuraguriza ikigirwa Mana hari hakurya kitwa Beelzebub akareba ko cyamuha ubuzima ni utinyutse icyo kintu niko icyo kibura burya aho kiryamye gitinyutse
gushaka izindi mana kibizi neza ko mu Isiraheli hari imana amakuru aharyamye icyo kiburaburyo kirayafite aratinyutse arabatuma ngo mujye kuraguza ati okay ndavuze ngo nimusubirayo mugende mu mubwire ngo ndavuze ngo kubera ko watinyutse kujya kuraguza ikigirwa mana Beelzebub icyo gisasiro ryamyeho ntabwo byukaho basubirayo baramubwira bati duhuye n'umugabo aravuze ngo ubwo buri ruryamyeho nuzabubyukaho kubera ko wirengagije ko mu Isiraheli hari imana ukadutuma kuraguza umwami ati umuntu bivuze se umugabo mugufi w'imwemwe mu gatuza batenewe tonere ya ntawundi already yari yambaye ubusa hejuru yari yadegaje yari urugamba rudusaba kudegaje yari igihe ngombwa abakozi b'imana tugedegaja tugasa nabijijishije mukagira ngo kavuga utireka mbe ndegaje gake nkora gatendo katazibagirana kazandeko hanyuma arangije undebere uburyo abantu b'ikiburaburyo bahorana imigambi mibi niko bibiravuze ngo ahita panga ingabo ubwo arabizi ko ari adashobotse arabizi ko ari adakoreka arabizi ko afite support y'ijoro aratinyutse umugabo umuntu ntashinga ntabyina ari abantu ntibashinga ntibanabyina urajya guhangana n'umuntu w'Imana nturajya nikanyarira nturasenga na iminsi ibiri nturumva n'ijwi ry'Imana ugiye guhangana n'umuntu uvugana n'Imana nyamara abantu muzanikora aho giye mburira ndi abantu biburaburyo nukurara abantu bazikoraho hari ba nyirabukorikori bwanzikoraho urahangana urabizi kuri ikiburaburyo nukonje ntubizi ntukijejwe ntuguye urajya guhangana n'umuntu uhora mu mavuta yanzakugirira neza yanzabana nawe n'umuntu wibitseho nzakugirira neza nzakugenda imbere ahataringaniye nzaringaniza umwami aratinyuka ziko ari yatoroshye ategura ingabo ngo zijya gufata ngweriye nuziyoboye arazohereza ngo mugende ngo mumuzane hano mwereke barangije baraza batumwami arakudutumye ngo vayo hano arangije ati reka nimba ndi umuntu w'Imana akakanya umuriro uve mu ijuru batwike abantu bakoze agatendo haguye abantu 150 abandi baza bamenye uwo ari we baza bamanitse amaboko baza bavuga ati twe ntabwo turi ibiburaburyo twebwe nta migambi mibi dufite kuri wowe twebwe tuzi uri we ariko nshaka gusoza kwirira ijambo rivuga ngo uyu muntu Imana iramurwara nicyo kizatuma amakuba ye azamutungura azavunika vuba kandi ntazungwa burya hari imvune zitungwa imvune z'ibiburaburyo ntizungwa imvune z'umuntu wagambiriye kugirira abantu nabi ntizungwa imvune z'umuntu wahemukiye abantu basenga ntizungwa imvune z'umuntu wahemukiye abantu b'Imana ntizijya zungwa niko Uwiteka avuze arabarwara akavuga ati nzabavunagura ariko ikintu cyantangaje nuko ngo haba bagira n'ibindi bintu bibaranga ngo ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga kuri aba bantu nabyo byavuzweho Imana bivuzeho ngo mu bindi bintu bibaranga ngo bagira ngo amaso y'ubwibone ubu wasanga uri umwibone ubu wasanga ugira amaso y'ubwibone ubu wasanga uri kunkurikira ugira amaso y'ubwibone ngo bagira ururimi rubeshya ati ndi mu mujyi kandi ari mu cyaro ati ndi mu kazi kandi ari mu rugo rwose aba bantu ngo mu bintu bibaranga nibi birimo ngo bagira ururimi rubeshya ngo bagira amaboko avusha amaraso ngo bagira ngo kandi ngo bakagenda ku bantu batariho urubanza ngo bakaba ari bo bashaka kugerera nabi niyo mpamvu Uwiteka barwara akavuga ati aba bantu nzabavunagura nta n'umuntu uzigera abunga Uwiteka ajya arwara aba bantu ariko rero umurongo wa 20 ariho nshaka gusorezamo uvuga ngo mwana wanjye komeza icyo so yagutegetse kandi we kureka icyo nyoko yakwigishije hiri jambo umuntu uri kurikiye avuka kwa pasiteri warabyirutse iwanyu barya igaburo bakagutwita barya igaburo bakakujyana mu rusengero bakagusengeshereza bakakumurikira Imana bakaririmba indirimbo ngo Salomo mwana wanjye yumenye Imana ya so iyo yakoreraga uzaba ari ukorera
bakakwereka Imana uri umwana uvuka kwa pasiteri. Aya ni amahirwe mwagize mwabana mwe twe tutigeze tugira, mwakiniye mu mahirwe murakabya mujya kuba ibibura buryo mwaragize amahirwe twe tutigeze tubona. Twebwe twarabyirutse iwacu ari ku ngumi, ari ku nzoga, ari ku mugeri ingumi, turara dukanuye tujya gukiza, duhora turwaye imitwe kubera kurara dukiza ababyeyi. Mwebwe murara musenga Imana muyisingiza wanyu haba ibicaniro, warangiza ugatinyuka ukabikibura buryo. Waragiriwe inama na nyoko, ukagirwa inama na so. Ayo ni amahirwe mwabonye ndacyabivuga. Ariko soza ndashaka kubwira abantu nk'aba, amahirwe azarimwe mu buzima. Ijambo wumvise rishobora kuba tazongera kuryumva muri uyu mwaka, kandi rikaba ari gusanzura ikibura buryo. Haraho ryagukoze. Ndifuza kugusengera, Uwiteka akaguha izindi mbaraga. Ndifuza kugusengera ugatungurana, ugatungura sosiyete ubamo wabereye ikibura buryo, ugatungura urugo ubamo wabereye ikibura buryo. Umugore yabaye ikibura buryo mu rugo, ntakora yarize, ntakora baramuha igishoro, ntashobotse, ntakunda bene wabo mugabo, ntakunda bene wabo, ntakunda inshuti z'umugabo, yabaye ikibura buryo. Umugore ntajya gukora n'umugabo arasanga utaratetse. Nimba nta kazi ugira kinjiza amafaranga no mu rugo umuntu arasanga ntacyo wakoze, wabaye ikibura buryo. Ariko iri jambo kuntu rigusanze ntiba ariko rigusiga. Ndakwinginze mwene data, iri jambo kuntu rigusanze ntiriba ariko rigusiga. Kiribura buryo wumvise iri jambo. Ndifuza gusengera abantu badukurikiye. Reka dusenge. Mana iriho, turagushimiye. Hari impamvu y'iri jambo. Hari abantu babaye bibura buryo mu murimo, no mu ngo, no mu kazi, no mu masosiyete rusange. Babuza abandi uburyo. Ijambo riramanutse, ribakozeho, ribagezeho, bararyumvise. Ijambo rizima, ijambo rikiza, ijambo riburira, ijambo ritegeka, ijambo rihindura, ribagezeho nonaha. Rivuga ngo urabanga ariko utanze amahirwe yuko imbabazi zawe zikiriho, babarira abantu. Kandi umuntu wese wabanye natwe muri riteraniro, koko kwiza kumubeho kandi umwagure muri byose. Tubisenze dushima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amen.